Njyewe umusore mwiza ni wa wundi ushaka kwamamariza tuvuge ngo ni abantu bamamaza imyenda fashion runaka no buri mwenda wese yambaye uramubereye. No baba ari mwiza. Yego. Nasa numva amakuru n'umukobwa nasetse natembaganye ngute umukobwa mwambika imota mu ijoro bugaca yisize. Bisane ko umusore ntago mwiyumvamo. Ntago umwiyumvamo. Ntago ari gusiga impeta ye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose udukurikiye umunsi ku munsi. Imana ikomeze kugumugisha cyane gubwe neza wowe wabashije gukora subscribe ku Rugendo Online TV. Ngize amahirwe yo kwakira umukobwa mwiza cyane Happy. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Umeze neza cyane. Amakuru y'iminsi ni meza mwebwe. Turashima Imana cyane. Hari haciye iminsi bimeze bite ko takigaragara mu itangazamakuru? Ni byiza ndahari nyine nuko hari igihe umuntu agira akandi kazi kamwoke pukona ariko ndahari. Hari ukuntu naringiye kuvuga ngo cyangwa se ni kwa kundi hari abantu baba bafite akazi yajya muri relationship cyangwa se relationship arimo ikamwobrija ko agomba kubura. Kuva mu kazi kawe wari urimo se? Uzi ko umushara gukura mu kazi? Umukunzi akankura mu kazi kanje nkunda? Oya. Ngo ntago bari umukunzi. Ari urukundo n'akazi wahita mwiki? Akazi. Kuko urumva misema akazi mba bihisemo byose. Congratulations. Harya for onaraye mbonye kuri stat yawe. You said yes. Yeah, I said yes. To whom? Oya, asubundi ejo uzitariki izo itariki twari turiho. Nyine bateye ivi ejo. Bateye. Ya mbere. Yego. Ya mbere yuko akane. Twongeye twanyweye. I said yes, yeah. Twongeye twanyweye. Ahubwo turabatumiye abakunzi b'Urugendo TV. No ukuri baze babe bahari kandi natwe na kamera zacu zizaba zihari zizaba ziri mu bukwe bwawe tuzagutwerera nk'inshuti. Mana we. Uko nibagiye invitation. Mugani waba ni ngabahungu b'Ikigali bari kugenda bakuramwe umwana umwe bamutwara. Bakuramwe umwe bamutwara turaho twasabye. Ahubwo mwe muraburitse. Igihe cy'Imana. Ni saitaraje. Abaswahili nibo bavuga ngo wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Igihe cy'Imana ni igihe nyine cyanyacyo kiba cyageze. Nimba ari kuwa gatandatu nanjye harimo uwa gatandatu umwe wanjye. Ugahita ujya gupropose. Ntago nzatera iva ariko. Wapi? Ese vira ntabwo ryemera kubera? Reka. Yakoze uryo bateramo babambika impeta bahagaze. We n'umukobwa akaba ari we upfukama agashyira gutya nabikora. Ntago nagupfukamira ngo. Okay, ntacyo nanjye ntago napfukamira umwana w'umuntu. Nzapfukama ngiye kurasira igihugu, pfukame ngiye gusenga Imana. Unapfukama ugiye kuvuga urukundo. Ari n'umuntu wambwiye aramuntu wanditse ngo ibintu ni bibiri ibintu wapfukamira gupfuka mugiye kurasira igihugu no gupfuka mugiye gusenga. Undi muntu ashyira ikintu cya gatatu. Iyo umuntu agiye gutera inda nabwo ngo arapfukama. I don't know, ntabwo mbizi. Ubwo bizwi n'abo. Kandi ibyo simbizi. Ahubwo nge cya gatatu nagushiriraho nuko uzapfukamira urukundo. Nzapfukamira urukundo buriya se? Ubwo bibaye ngombwa twembi twapfukama. Kuko urumva impamvu uzapfukamira urukundo ari ugusenga Imana, upfukama uyisenga kuko uyikunda. Imana ari urukundo. Ari igihugu upfukama urasa kuko ukunda icyo gihugu. Yego. Noneho ibaze rero ikizingiye muri ibyo byose impamvu nyamukuru n'urukundo kandi twembi tuba turufite ubwo twembi tuzapfukama. Ubwo tuzamanuka na twembi hasi ibyo nabyemera. Cyangwa se umwe agapfukama kugira ngo bise neza mu muryoshye ifoto ndagana. Ubwo rero abyumvo tuzabana nimba ari kureba iki kiganiro gupfukama ntibiri. Ababikuyemo mu bintu azabona azakorerwa. Indi mihango yose ndayemera ariko ibyo gupfukama byo wapi ntago biba birimo neza cyane. Ahubwo njewe byumve ko noneho na cyajya bakwambika impeta mu rusengero agomba gupfukama. Nige bakwambika impeta hajye no muri introduction hagomba gupfukama kugira ngo biryohe neza tubifiringa. Nuvuga ngo ubukwe buzajya kurangira ivi ryarabaye nk'iry'ihene.
amaze gupfukama inshuro 3 duko bimeze cyane happy wenda tutari twajya kure nigeze nkubona ko kuri commentaire yawe kuri Miss Rwanda yararangiye wenda ndaza kongera kubigarukaho nari nabonye ngo mukuru wa Muheto mufitanye isano ya nago ndi mukuru wa ariko ndi related okay nuko gutwara ikamba rye atari ibyo kuvuga ngo muri related wabonaga bimerita kuko hajya avuga ibintu byinshi arabimerita gusubiramo ibyo Mutesi umushinga wa Mutesi Jolly ibyo nta mushinga wa Mutesi Jolly niwe yasubiyemo cyangwa quotation quotation ya that's normal none se we ama quotation yose ukoresha niwe wayaremye no kubera ko n'umundi yarameze nk'uwateguwe urabiza ajya kwinjira muri Miss Mutesi n'umundi nago warega ikintu umuntu yavuze ni wakivuga utakizi aho urumva buri muntu twese dufite ama quotations agenda dufasha mu buzima wenda hari nko kushaka kuvuga ngo all is well think big ibyo byose nta kintu kimwe twaremye uhari girirwa ubuntu bwo kuza to come up with a word cyangwa quotation hako ni gihe utagirwa n'ubuntu bwo kuba ari rediscoveringa ikakubaka ikintu cyukubatse kugisharinga abandi ni urukundo tutagendeye ku byavuye ku ba judges ni Miss w'abanyarwanda kuri wewe wa describing ibintu nka bitatu wagenderaho mu ikamba njewe mu ikamba ari umucara wufite ari nibyo bavuga ngo yarabrotse cyangwa ibiki hari n'umuswe utabishobora kubibroka ubwo urumva ko afite capacity yo kubikora ikindi ni umuntu ukunda igihugu ni umwana ukunda igihugu ubona ko ibintu byose nyine akora nagarebera ku nyungu kandi no mu buzima bwe busanzwe ni kamera the beauty for the beauty it's a part kuko nabo barabizi hari ureka ramase ahantu nize gukora interview mwahaye title ngo mukuru wa Muheto hari umuntu watanze comment niba yitwa niba ari mu Ntara TV urabona no macana musigaye mufite amazina asekeye yego nimba atanze comment ngo sinzi iki comment kibi yashizeho kimeze nyine kitari dedicated ariko agaragaza ko ibintu ndi kuvuga nibyo Muheto ari bitandukanye na mpamvu nimwe yize atanga avuge ngo Muheto ngo naga bimerita ko impamvu ni we yavuze ngo sinzi mbyibuka gusa naga ni nziza ngo ibyo avuga naga bizi ngo kuko akazi kawo no kubroka ari umuswana se anabroka ngo abishobore kandi bira bintu dukoresha bira amagambo umuntu akoresha mu buzima busanzwe anyway nanjye nibonaga Muheto nabonaga Muheto ari sawa n'abandi si bari abasesenguzi wari kuri twara wese ngiye ntacyo byarantwara ntacyo byari kudutwara natwe twari kubyakira ko nago abantu bose ba compete batsinda nuko bimeze noneho reka tuve muri Miss Rwanda tuze gato kuri Mr Rwanda Mr Rwanda abantu ntago bari kubivugaho rumwe byatangiye bari mu ntara abantu bamwe na bamwe batangira kuvuga ngo nabonaga comment ngo yo mu Rwanda ngo uzwo ngo narinzi ko ngo tugira abasore none ngo ntabo bitewe n'abantu bari byari byose hari confidence abantu barabizi reka tujye tureka kubica hari umuntu ufite confidence wenda ugasanga byandi bari buze kugenda ratabyuje icyo afite ari confidence gusa ibyo biba birashoboka cyane abo abenshi rero bagiye baza ntabwo sinzi nimba ubwiza bw'umusore bureberwa physical appearance ukagaragara sinzi nimba bureberwa ku mufuka ubwo Miss Rwanda ifite ibyo iri kugenderaho kuri ibyo ngibyo byose ariko abantu benshi ntago bari kubivugaho rumwe bamwe bari kuvuga ati ntabwo yakwiye kuza hari amarushanwa rwose nta musore mwiza ni Kofi ubyumva ute urumva nago ubwiza nanjye sinzi ibyo barimo kugenda ko nubwa mbere tugeze rino rushanwa mu Rwanda si ubwa mbere ko wandi wabaye ari Mr J so nago wenda ikindi navuga mbere yuko mvuga ibyo bagendaho no kuntu ndibona nkuko turi gutora aba Miss mu byukuri uvuze ngako rwose wo muri Kigali byo bintu tajya mu Rwanda bikusanyiriza ahantu hamwe bujuje ibyo bintu byose wabona harimo Miss ugende kubwiza gusa ukona harimo Miss urenze n'aba Miss tuze kubona cyane ariko they are not capable cyade hari n'ababa babyujuje batabijyamo batakirwa bajya muri nago bumva bashaka kujya gukompeta iryo rushanwa na Mr Rwanda niyo case nago ari kuvuga ngo niba harimo abantu barimo kubona wenda batabimerita nago ari bari muri Kigali ahubwo wenda icyambere n'ubwa ni rushanwa rya mbere wenda bashaka kubanza kubona first experience kuntu bizagenda n'ibiki ariko niba byonyine ubundi ngende nk'umujyaji najya ngendera ko kuba umuntu we ubwe yumvishemo ko ari capable yo kuba amerita kuba yakora ikintu
iryo naryo ni ikintu cya mbere nabangenderaho kuko mu by'ukuri buriya ni ubutwari kuba uzi ngo ntago wenda merita bino bintu ariko nkashobora kuba nabijyamo nabwo ni ubutwari hanyuma ibyo kuvuga ngo abasore ntago babimerita barimo simbizi none reka turebe ese birakwiye koko ko tuvuga umusore mwiza umusore mwiza kuri wabaho yego kuri wowe ugendeye kuki usibye umuntu aba mwiza kuri wowe w'umusore ugendeye kuki umwiza njyewe kuri njyewe ingeso z'uburyo ya societinga uburyo afite umutima uri kandi reka turebe ko kuko iyo umuntu ari kwiyamamaza hariya ntago baba bazi behind ntago bazi internal yego ninde uwo muntu ahandi hantu hatari kuri stage turi kumubona noneho wowe nkawe bagusize ari gutinyera ku musore mwiza utamuza ndebeye inyuma wagendera kuki ndebeye inyuma nkanje so nagendera kuki nta bindi bintu nitayeho nta kofi nta ngeso byawe byo utabizi ibyo byose ni umusore presentable ubona ukabona ari presentable wenda se afite height runaka sananutse cyane sanabyibushye cyane gutyo nyine njyewe umusore mwiza ni wa wundi ushaka kwamamariza tuvuge ngo ni abantu bamamaza imyenda fashion runaka no buri mwenda wese yambaye uramubereye waba ari mwiza ntabwo ugendera kuri shape kubiki none se waberwa ufite shape uri shapeless hari imyenda itabera abantu babatubi cyane hari umuntu uba ufite inkinda aberwa n'ibyo abantu binda gusa urumva umusore n'uberwa n'imyenda yose niba yambaye twene tumufashe araberewe nimba yambaye birekure araberewe urumva ni wa muntu nyine ushaka kwamamariza imyenda hari nk'umuntu uvuga ngo njyewe ngo ndashaka umusore muremure w'inzobe izo ni ntago ari ukuba mwiza twebwe turi kuvuga umusore mwiza en general ubona kuvuga ati ni mwiza ni umusore uberwa kuberwa ni iki ni wa muntu niba yambaye ibintu biri gento biramubereye niba yambaye ubwo uvuga ngo atari munini atari muto atari mugufi atari muremure cyane wamwiremera oya babaho ese we ntago wabamo sawa ntaribi ntabwo ndimo rwose sinzanabamo igihe ubure kujya kuba Mr. Rwanda noneho tugendeye ku zindi criteria tuvuye ku buryo kuri physical appearance umwiza yagakwiye kuba meza ati kuri wowe umutima mwiza ubwirwa n'icyo umutima mwiza nuko ashobora guhura nanjye akamvugisha yahura n'uri hasi yanjye akamuvugisha n'uri hejuru yanjye agashobora ko yamuvugisha icyo ni ikindi nuko ashobora kubona ko ikibazo mfite nawe yagifeeling nimba huye n'akana ko kumanda kadafite ibiryo kumva ko ashobora gufasha ubwo ni ubumuntu n'umutima mwiza noneho reka turebe ubushobozi si ngombwa amafaranga menshi ufite ikofi n'umusore udafite ikofi bari hariya icyo gihe hari ufite ikofi n'udafite ikofi ari byo ngendaho bibiri ibyo bintu bibiri akavuga ngo urahitamo izindi factors zose utazizi rega kamubwira urazi ikintu bita first impression wandi uhura n'umuntu bwa mbere ugabona yabehemvize n'ibiki ibyo byose najya guhitamo namaze kubavugisha sinaza nora ubwo muri uko kuvugana rero nahitamo ngendeye kuri uwo nguwo kuko rega n'ibyo ushobora guhitamo n'udafite amafaranga n'umuntu atabufite ibaze nk'ibyo tubivuga afazari nje mbona wahitamo uyafite ukamugira ikanyarira nimba n'umutima atawufite agahinduka aho kuririra mu biryo ngo waririra ipari kurira kuri moto warira muri Benz ariko ibazo abatipa ari babiri bose bafite imitima mibi nyine ihuje banaba umuntu bire yaho birenze naki waza ukagongana n'ufite moto watwaye se ufite Benz cyabemo gusa nanone nago ari ngombwa ngo niba ugiye guhitamo hitamo umuntu ufite amafaranga hitamo ufite ubumuntu umutima rega umuntu hariho ariko uzi ikintu bita umuntu ko ari mugari wari uzi ko umuntu ashaka kuza kugutereta ari umutipe byibuze ukamumenya nka 2% kandi ukabuze ngo uramuzi ukazi ntawe inzoga umwana mwiza avuga neza kubera ko ariyo side yakweretse nzira yo kugira ngo uzunyereka kuri mwiza niyo mpamvu nje babantu bajya bahora bisomagura ngo mfite imodoka naguze ikibanza ndiso December rero imitungo ahubwo zunyereka uwo uri uvuga uti wenda mfite no weakness mfite no strengths mfite zino opportunity cyangwa se mfite threats uvuga ikintu cyose ufite impande zose ariko wa muntu uzakwereka ko afite Benz akaba afite n'ikibanza muri Kigali akaba afite ariko bakana kuri yensi niyo basigaye bakunda kuvuga nshuti yanjye we ntago aba ari zero ntago aba ari sawa cyane ese buriya hari umugabo w'umusinzi cyane n'umugabo w'umusambanyi cyane
buri wapfa kugoragozwa n'indi umusinzi umusinzi kandi asesagura nta kibazo umutungo umusambanyi yazana indwara kuko urumva gusesagura umusinzi yakizwa ariko urazi ko abana abapasiteri b'abasambanyi habaho abapasiteri b'abasambanyi subizi urumva icyo gihe aba yarakijijwe nanjye ndavuze ati habaho ariko ntabwo ari bose icyo gihe aba yarakijijwe ariko akageso kiwe kakanga kumurekura ariko ari umusinzi ukamusengera Imana nayigeze igihe ikakumvira ugasanga yarakize n'aya mafaranga ya sevinzi nuko bimeze none reka tuze mu buzima bw'ubungubu noneho cyane reka dufatire kuri iki kinyejana turimo cyangwa se turimo turebeye nko mu mujyi wa Kigali haracyariho umukobwa nyine wirebereho urebere no mu nshuti zawe cyangwa urebere muri environment yawe guhitamo umukunzi tugendeye ngo ku mico umusore witonda ngo umusore ibyo biracyakunda ntago ari kanini cyane ubu tagetiri ku ikofi nyine ku ikofi kuko niyo generation turimo kandi nubwo watubureminga niba wumva ko umwana ashaka kuba ashaka kuwininga wenda ngurugero rwa iPhone 13 akiga muri high school yego iyo iPhone 13 wenda iwabo ntibafite amafaranga yo kuyigura ariko arashaka kubaho swagalific life niyo mpamvu ubona biterwa n'iki no kutanyurwa je mbona biterwa ntago ari ibigare nukutanyura Kigali se cyagutwara unyuzwe kuko ugendana n'abakobwa 5 bose bafite za iPhone 30 wowe ufite agatekino kawe uzagira ishyaka ryo kujya gushaka inshuti z'amoko yose yego ufite inshuti abenshi bafite ama iPhone anarenze ukuvuga ngo rimwe akabahinduye arayijyana ku iposta akamunda cyangwa se akanayitanga bakamuhinda ariko ntabwo bimaze kuba nuze Samsung itarenze cyane none se wongera nabazonye kura ako nuko nyuzwe nyine hari umuntu tageta bafite hari inzira ziva mu amatelefone nyinshi cyane ahubwo niyo hari n'ushaka mbwira ndangira cyangwa ntabwo byakure ngiye no gusaba kujya kwikorera imizigo kugira nyabone oya nawe wayabona se abafasha abakobwa n'abahungu barahari oya ntaba abahungu n'ukuri turya twasuyetinze mfite nk'umumama ariko bashuga mami babaho ngiye murarumva bavuga ngo shuga mama bameza bashuga mami baruzu bashuga nyago muri Kigali bari yaramufite bwo ahubwo sigaye mbona nazi kandi kumuteza abafana ariko sigaye mbona ameze neza nk'umuntu sigaye mbona ameze nk'umuntu ufite sponsor w'umumama aba sponsor baba mama se hari ikintu bishobora kwangiza kinini cyane numva byonyine ariko ibaze nawe uramutse wigiriye umutera nkunga tubita abatera nkunga ariko uzi kuba uri igikoresho man hahandi uwo musaza hagukeneye ibyo byose hagukeneye burane haguhamagarira ibyo byose niko bimeze ariko bara nta stress bagira na stress kuko buri wese imodoka yawe wayiteza stress uri nk'imodoka baba bagutwara cyangwa hano kuri hoteli tugende hano kwibyo ushobora kubikorerwa n'umuhungu mukundana asana gutesha umutwe uwo musore dukundana liste yamvuga ati gukorera urukundo ndi kubuildinga my future nta muntu udakunda ariko ese uriya musaza buriya nta udakunda ubuzima bworoshye happy nawe utabukundega nanjye mbubonye nako ndabubona ko happy ngugize ute muri abuzima mbubonye numva nyuzwe akakantu Jerry ntuzagakuremo ako ngako niko kagomba gutangira ikiganiro nta muntu wamuhereza ntabwo wamuhereza mubonye umutima wanjye unyuzwe mubonye nyine numva ntacyo nishinza niyo yaba ari umusaza udafite amenyo ukaba wumva uranyuzwe gusa njye sinyuzwe n'abasaza ushaje nka sogokuru wawe oya njyewe impamvu si uko namuzi ariko nuko namushaka ntago hari arakarura abonye ejo bundi ngo aruzi uko uwo musaza mwirirwa mugendana ngo kera yateretaga nyogokuru wawe akamwanga ibaze nka ex wa grandma ex wa nyogokuru wawe sibura bamwe bafite kofi ariko kubera iki nkunda kubona wenda rimwe na rimwe ntago tuvuze abakobwa bose ko hari n'umukobwa wifata akijyana muri hoteli kuri Billy akishyurira cyangwa akajya ku mazi uko twebwe ba rubanda twamenyereye ko kubona umukobwa
arahana ari kunywa ibintu duhita twumva nyine ko inyuma hari umuterankunga none ariko ntibagaragara abaterankunga baragoye nta muterankunga ujya ugaragara ku ifoto umukobwa mu bwato burenze ariko uwamufashe ifoto n'umuzi nibyo uwishyura iyo bill ntago uri kumubona nibyo nanga ariko uzi kujya ahantu ukajya urya ugerageza gukata uwagusohokanye cyangwa abana bafotorana ugakuropinga cyangwa ugasanga bagufasha n'akavideo keza wari wanaberewemo ariko suri ugapostinga umugore wakubonye none disi cyiza cy'abasaza ntibanareba statini baba bakoresha ama Instagram abari ahari kubaka ibizu akazi kiwe no kuinvesting ari gushora imari ye tiba stress umusaza uzi ko agomba kujya agura ama iPhone amamodoka inzu ese uri yamutwaye icyo kaba yarayakoreye ahubwo abana babo nibo bagowe akibaze nka papa nsanze ari shuga dada hano wabigenze ute yabambabaje ntabwo yabinkora ariko oya ariko birashoboka cyane ko hari n'igihe hari umwana wari uri kumbwira umukobwa ngo papa wajya amusaba pasi we noneho babanye neza na papa we nta muntu wageraga muri ya filime Jerry yacu yagambwira ati papa rwose njyanye n'akana mu rugo arambwira ati nimero hafi mama waramugira se aracyahaba yawe abanye n'umwana we kijyamante ariko ubwo umwana we nyine nawe uramwumva nawe urumva muha pasi y'ibisaba barapasanya ntago biba byoroshye cyane ku bwawe noneho wenda dusubiye inyuma igitekerezo cyo hatura nk'umusore uhiga abandi uburanga uracyemera wenda mu buryo bw'uburinganire kugira ngo badateza cyane umwana w'umukobwa ngo bamuhayinge kurusha umuhungu cyaba ari sawa kuko rega namwe nago bicari murabizi ko bicira bidahari rero iyo bagufashije bakakugira Mr Rwanda nawe bakaguha dufaranga no harimo n'inzu bazamutuza muri Kigali sha harimo inzu n'imodoka ko none se baje bari gutwara uburinganire hejuru uburinganire ko babukaze oya ariko umukobwa ntago bamuhinze kuko bayimuha uwo musore baba yihaye none se sara abakobwa bashaka abasore barongora abasore sisi duhora tubona amakesi ngo umukobwa wo mu diaspora yamaye imodoka ari kuyinyishyuza urabyirengaje se uhora ukora ayo makuru ariko abo bantu babahe mwebwe murabwo nje bagira mba mu yindi se abakobwa ba diaspora bagenda gafata imodoka imitungo bakayandika kuri mwebwe mukabaheza oya ntabwo aba ari ibyo ngibyo ubu mukunda nyine mwa mwarakundanye wowe umutagetinga ibintu we gutagetinga urukundo ahubwo namwe murabashaka ubu muzajya mubona umuntu wese wikundana no mu diaspora muvuge ngo bamwuguse bamuhaye bya bintu abenshi babaha amafaranga none se kaje ubu nikundaniye n'umukobwa muri diaspora twibanira mwahita muvuga ngo barande duwari ahubwo ni uguhita uva mu Rwanda nicyo barwaye nk'imizigo ikibitwereka yamaze kumushaka gutya arya hanze ahita agenda nyuma y'amezi make ahita agenda none cyo ngiye gitangaje ati nawaje ukajya kumva ngo baradivorushije yishakiraga icyo umuhungu yari ari kuri target y'akaviza umukobwa atazi hagari bose ariko ari n'ababana nyine nibyo ndi kubwira bamwe muri abo yego ngo rero urumva ko ubwo buringanire nibwo navugaga hanyuma cya Mr Rwanda nyine urumva kugira ngo abana bose bajye kuri level imwe nkuko ufasha umuhungu no gufasha umukobwa twagiye twumva abantu bamwe na bamwe batari kubivugaho rumwe hari mbari umuhanzi Dani Vumbi yavuze ati wapi umusore mwiza n'ufite ikofi atararigira yari mubi ataragira ikofi ari mubi shaka ko bameze kose ntago bukure ko arega ntago abantu bose muri Kigali bakeneye amafaranga y'abasore gusa nyine n'uwo musore kugira ngo umufashe kugira ikofi iriya no opportunity ni uburyo bumwe bwo gufasha abasore kugira nabo bagira amakofi babe beza cyane ese buriya habaho umukobwa habaho umusore uha abakobwa amafaranga umusore uha abakobwa amafaranga haba abasore bagira amafaranga yo guha abakobwa yo kugurira abakobwa amamodoka na za cyane rwose se ujye babona amafoto n'udufaranga duke abasore baba bafite utwo ariko tuba duryoshye kurusha ayandi y'abasaza turatwenjoyinga two kwisukisha twinzara niyo mwasohokana hese mukagura akaji mukagenda ku muhanda umwe agatega akamoto undi agatega ni urugendo bigenda byiyongera Imana blessing abantu bafite imitima myiza cyakoze kurusha ko bajya abantu bafite iyo mitima niyo mpamvu tutajya dutinya gushaka tuzanga umukobwa mugiye kubana ahora buri munsi aje no kuza kureba ari muri V8 bamutwaye bakamugeza hafi ye bakikomereza bakaza kongera kumufata iyo life ikagutera ubwoba yatetaga umukobwa none bari gutaha abona umukobwa imodoka iraje umusore aramusuza atamuga ngo iyo ngushire ngo ikangere niyo mutipe no muri quartier nta nubwo umusore mu modoka yasuje uwo musheri wo mukobwa amusigaho ku muhanda nyine ngo ngushire ngo no mukobwa no muri quartier Camelide
asiga umuhungu ku muhanda kandi ibintu by'abasore cyangwa se abakobwa baforce inkunda ntago bari sa nyine ugasanga ukunze umuntu wese agukunda ariko uri guforce ngo bizaza ese bizaza rya kandi baba batubwira ngo nugutereta nyine kandi abakobwa bakunda abantu babinginga ntuzaforce burya nubona uteretse umuntu ukabona uri kugenda nka hano we ageze nko ku muhanda se urumva uwo muntu muzahura teka nahagarara kandi guhagarara ko uwo muntu babigoranye niyo mpamvu nahisemo kwituriza n'isunganya Nyagasani Imana yanjye byose zabigenzereza happy ni ryari si igiko kiri ryari igiko se ku yindi ya mbere y'ukwa kane iri viri zaba ryarajabutse reka mava bari ku ese impeta iriye impeta nahise nyibika ngidacuye You are not proud of him. No, I am. Ahubwo akibaze nawe kugeza kwambara impeta gore no munsi kugeza ku ya mbere yindi y'ukwa kane sinumva zaba yaciye intoki ibaza umuntu uza kuri kamera wasize impeta baraye bakwambitse impeta nimugoroba nakoze mvuye muri douche impeta nkibagirwa wewe ibintu byo kwibagirwa impeta Fabrice we Fabri ko mbona wasetse ngwino hano umfashe n'umukobwa utumuhati ibibazo mwegere kugiye kureza ntabwo ushaka kwegerana nanjye se mva atubwire njyewe n'ibisanzwe bayita Fabrice angana kugenda online TV magura ati umudari wayikana kana subscription na comments nase numva amakuru n'umukobwa nasetse natembaganye ngute umukobwa mwambika impeta mu ijoro bugacya yisize bisane ko umusore ntabwo mwiyumvamo yagu umwiyumvamo ntabwo ari gusiga impeta ngute umusore na 20 nano umuntu ushijo esukura mwimeta kwambitse oya ko nagara urukundo oya ni ukuri Fabri none se kiriya meta urumva nari ndimo kubivuga ngo nzakora ubukwe ku ya mbere y'ukwa kane ubu se meri icyo gihe nambara impeta kugeza icyo gihe utayambara ubwo iyo uyikuyemo ubasezeranye ubundi mu Kinyarwanda mbere twaravugaga ati nimba wayikuyemo ubwo ntabwo uri kumukunda ugiye uzayisubizamo nibwo uzongera kumukunda nabwo mu gihe wayikuyemo nabwo rero ukiri kumwibuka nyine uzi sindi mpamvu Fabri kubera nari nayimenyereye nagiye gukora douche nshoje mita nibagirwa kujya kuyambara warimenyereza ubwo niwe wenyine ari ikwambitse cyangwa ari n'abandi basore bahato na hato bagiye bayikwambitse hajya kujyana nabo mu karoji bakazi kwambika none ngo ni ubwa mbere naje ugabanya imitete da aho kwa mugabo washatse no mukobwa mane ngufasha ageze ya kumva inzu bari kukwagukana bari kukwirukangaho gwetse Fabri none se umukobwa ungana gutya akaba yagiye bamwambika meta guturuka ku mwaka umwe ubwo ujabo basabanye mugani bakirisize ngo tuburasabana mu byabana ubwo damu nje nago njya sabana Fabri wara hari hamwe ro wambona ndi gusabana namenywa n'iki ku kigarata ari wacu ariko wasanga nasama bahazi ngutyo abaraga kuri usabazi ndarengana sawa nako ese ubundi kugira ngo umusore kwambike impeta biba byagenze aba yagukunze use nawe wamukunze kubera nanjye nagukunze ubu nkunze nugwita ufata akamitwa kanyambika Yesu mbibo nyirizina tara abandi bayimwambitse kera uri kubyumva oya wowe rero wa mugabo ushatse n'umukobwa Imana kurinde gufasha umukobwa mwambitse impeta mu ijoro nta n'umunsi mwari wagera ise yikuramo magic none urangatiye Kesi nigeze ngukunda ara wambitswe ijoro ushaka no sigo wankunze ase Fabri okay basi uranamuretse kureba baramuretse siyo mpamvu se nakuye impeta ye oya cyangwa ukunda abayobe oya birabanza bigapango ntabwo ari ugupfa kuvuga none nsanze nguterete Yesu we asugira telefone ngira butushe nta kibazo yo butushe twajya najya nkuhamagara waje kufite waje gukundana umugabo afite butushe umugore afite Samsung S8 nyine nazaguha Samsung nje ngasigana butushe kubera ko nyine uri umugabo urabyemera urukundo rwa rungano utara uriya gagora Samsung gatunga butushe afite S7 urukundo uzi urukundo ese undi ugira sheri Jirabaza n'inyane mwiguruka mu kirere ibiki n'inyane mwiguruka mu kirere inyoni azabaze n'inyoni ntago umugira cyangwa uramugira ndamugira yitwa nde abangira da
ntwara nitwarira rero sape kubera byakunda kubera ukunda inzobe none ndikumva maze kunanirwa kubera ko maze guhura nawe kubera tsunani Happy Fabrice wari umuzi yego ubwa mbere muhuye ni iki kintu ujya ureba ibiganiro bye abantu benshi bajya hari n'abantu benshi bavuga ati uyu mwana si ibi bintu avuga ko biremereye tavuga ibintu bidahuye n'imyaka ye bamwe ntibatinya kuvuga ko ashyanuka hari abajya bakoresha iyo mvuga bakavuga ngo aracyanuka ngavuga ibintu byinshi ngo mwana ngo amagambo avuga wowe iyo wumvishe ibiganiro bya Fabrice ubu mushyigikiye mu murongo arimo cyangwa se hari ibyo agomba guhindura ubundi impano ziratandukanye kuko nka gutya avuga gutya ari umwana uri quiet ntiwapfa kumenya impano yiwe ariko nka Fabrice kuko ari open avuga uhita umenya impano yiwe ashobora kuba gukina theatre ashobora kuba umucomedian ibyo bintu byose urabona ko yabikora no kuba umunyamakuru sibyo rata Fabrice for the case of gushyanuka rero mu by'ukuri ntago mbizi ibyo byari byakerebye kino gihe turimo rega dutuzwe n'iminwa ubu nanjye hari umuntu ushaka kuvuga ati ndashyanuka ariko niko kazi none se mbigenze aho kugira ngo njye gusirenga se nashyanutse nkahemba ari kugira ngo ujye gusaba ujye gusaraminga ujye gucuruza muza muri Nyabugogo yego Nyabugogo ncuruza itse nibitse Fabrice bibwira abakunzi bacu nje nabimenya ko we bivuga mwabakobwa mwe rero ari kugira ngo ujye mu busambanyi twirinde ICD ADC tuyirinde tuyamaganye ku rwego rwa 30 izajya twarayikuye mu gihugu cyacu turayirinda gute rero turayirinda gute twirinde abakobwa ba hato na hato mereko bakobwa twirinde abasore baza badushukisha baza babashukisha amafaranga tudifite amafaranga ntacyo tubuze twirinde iyo ndwara dukoresha ibyagenewe mujye kwipimisha mbere uko mushyingirwa nona mujyamo yo gukora ubukwe cyangwa mariage manze mwipimisha dise twese tumeze neza ku buryo muramutse munerwaye mutarajya kwipimisha n'abana mwazarwara mwazabyara nabo babyuka bayifite kuko icyo umwana avukanye na nyina nabo agifite tuyirinde rero kandi kwirinde biracyakomeje kwirinde biracyakomeje cyane abana bato bo urababwira iki cyane cyane reka turebe abantu basambanya abana bato ejo nari inkuru ndahiro Vresi yakoze ari kuvuga ati ngo nimba ari mu kahe gace ngo ari ahantu ngo azagara abakobwa ngo batwara imisumari bagafata abahungu ku ngufu ni impossible kumva umukobwa afashe umusore ku ngufu ni ibintu bidashoboka kandi ibintu impossible gusa ibintu bitabaho kandi bidashoboka kumva ngo umukobwa afashe umusore ku ngufu ibaze gusa yamufata ngo ariko nyamara tukavuga ati n'abayobozi nabo nabishyiremo uruhare tubyamaganye kuko u Rwanda kuko rigeje ku gihugu cya gatandatu gifite umutekano ku isi ubu ni gatandatu umutekano ku isi muri Afurika akaba ari icyambere nicyo nacyo tugomba gushimira u Rwanda noneho se nimba koko igihugu ari cya gatandatu kandi dushaka kuzagera kwa mbere ni ngute tuzagera kuri uwa mbere abaturage bari ku avoidinga abaturage aribo bari kubiteza ari the causes or effects ibi bitera no bari kubikora none se ni ngute ambwira ati the root causes effects or causes ariko nyuma ndushyiramo imbaraga twese n'abaturage tugashyiramo ati tuzakirinda n'iminsi ibiri yabishize abana urababwira ikire bitware gute abana rero hari ibintu biba bitangaje kumva umwana w'imyaka 6 atwawe n'umugabo w'imyaka 72 ese byo nibaho Fabrice reka mubwira ari kuvuga ngo nibibaho ntabwo ujya mva ko umusore yazaga afata umukobwa w'imyaka 12 akamufata akamujyana akamucikira akamujyana nko hanze akazagira umwana w'imyaka akazagira imyaka 15 amaze kugira abana babiri impossible ibintu bidashoboka
bikwiriwe kwirindwa cyane. Noneho wowe nkawe ambasaderi w'abana, umuntu w'umukanguramba, ijwi ryawe rirumvwa na bose, ugomba gukora iki? Nuruhe ruhare rwawe wowe? Ngira nagira ngufatanya n'abayobozi n'ubwo ndi umuturage nk'abandi. Ati nimero ziraza abapolisi ni ukumanuka ku muhanda ku mapotara y'amatara zikamanikwa ku muhanda, zamara kumanuka ku muhanda ku buryo umwana aramutse akora ibintu bidashoboka ayabona nimero za polisi ku muhanda, the number of police agahita bahamagara. Wowe uzajya wumva ko umwana yahohotewe, nk'umwana ashaka kuganiriza ati bamfashe ku ngufu, wakora iki? Ngeze ikintu nakora kumubwira ati se wagufashe ku ngufu wamubonye? Yego. Sinahitinya kubibwira abapolisi nkabanza ati burya harya umuntu aseka kubwira ikintu ari kukubeshya, ariko burabanza ukanekaneka ati se ibyo wa muntu akubwira ibyo, ukabanza ukabikoraho ubushakashatsi wakumva ko ari byo, umuntu waramumenye n'isura ukajya hajya kuvuga ati uno muntu akora uyu nguyu imena zabiza bukina, gusa njye sinabyitaho, ariko nyuma nza kubishakisha neza nsanga nibyo, uno muntu akwiriye igihano cyo gufungwa bwa burundu. Urakoze cyane, reka ngushimire Fabrice ku nama nziza ugiriye abana. Ati abana mugiye mubivuga kandi nanjye hagize ubinganirizaho ngomba kubivuga, ntago ndakabati, ntago mbikira abagizi ba nabi ibanga, niko babimeze. Happy, reka ngushimire dusoza, reka ngushimire kwitabira ubutumire ku kiganiro tugiranye, ariko nanone abantu ntago baherutse kukubona kuri YouTube, njyewe ariko ni njyewe ubwo ni wowe, ariko nagari cyane, gusa turakora turagerageza ko bishoboka. Rebero DTV, Ibirodi Rebero DTV, Rebero DTV, yego ugenda umesaba sibyo abagakenewe ya kuri Rebero DTV rero turakora nubwo atari cyane, ariko turimo gupanga ko twagaruka full time, nubwo kubifatana kandi kazi bitoroshye. Urakoze cyane, reka nshimira abantu bose badukurikiye, Imana ikomeze kubarinda, baho umugisha cyane, turabakunda. Bafotore genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo